Imana humugisha abantu bataheremwe n'agahinda muri kiriya gihe. Imana humugisha ababyeyi bareze abana bari proud yabo uyu munsi wa none. Reka tugikire tuga ku babyeyi b'ubu nyine. Ababyeyi bareze barabana. Bareze barabana muri biriya bihe byari bigoye. Muraho neza, mumeze mute? Tumeze neza rega turashima Imana. Ndabaramukije aho muherereye mwese. Abari mu mpande z'isi zose zitandukanye mumeze gute? Abakunzi bacu yambi ni mutima Beto aramutsa kuri channel ya Nyamamariere TV abashasha turabakiriye. Mumeze neza, twega turashima Imana n'ukuri nta kintu tuyishinja. Imana iturindiye ubugingo, nange turizera ko mumeze neza. Uraho neza madamaze? Muraho neza. Asuni madamaze? None Abazi igifaransa baratubwira. ndiwe. Sure. Umeze ute? Meze neza. Ndashima Imana n'ukuri. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi. Ngo warabuze. Narabuze. Banza wakira abantu nababwira aho wari uri. Muraho neza abakunzi bacu, abavandimwe bacu, turabasuje aho muri mwese aho muherereye. Mwumve ko mbahobeye. Ndabahobeye narimbakumbuye mu byumve. Share mbabwire rero. Iyi kamera ni icago nanayitishago. Ni icago gute? Iyo umuntu ayimenyereye noneho unyine ukagera nk'iminsi nkinga utayiheruka. Yesu wanje. None wari uyikumbuye nako kuntu yaragukumbuye. Narikumbuye abantu. Usuko abantu bagiye gakumbaza. Ero naso cya kiganiro munsi ngisohora narambaza abantu sinarikumbuye. Ngo hagaragara ko ufite irungu. Ngo nubwo utabivuze ngo wari ufite irungu ngo byagaragara ngo kubita kubereye. Nukuri nari nkumbuye abantu sinarikumbuye kamera. Ariko nari nkumbuye kugira kwicara imbere y'abantu nyine mpamba twatuganira umva numvaga ko hari nyine ari nk'ikintu nabuze kuya ko naherukaga hano cyagiye cya Eva mama kamikazi nibwo wari uheruka cyagiye naherukiraga murumva nyuma hanyuza nk'ibiganiro nkabinga nyine ntamboneka n'ukuri ko Imana warabuze n'ukuri ariko ntago ari njyewe abantu batuye nabo murabizi guhera kuwa mbere kuwa mbere nyine hano twagize nyine kibazo hari imyigaragambyo mbese nta modoka zakoraga kubera ko n'abashoferi ni imyigaragambyo y'imodoka yabaye mbese nyine barabizi igihugu ca Kenya aho abaturage ba complainingaga aho nyine petrole yahenze nyine ibiciro bya essence noneho haba imyigaragambyo nta modoka nimwe yakoraga noneho hakoraga moto ariko urabizi mu myigaragambyo nawe urabizi hano imyigaragambyo ntago bari iba yoroshe ntago biba byoroshye kubera ko bizi bazi ko twegeranye hari umwanya aho iwawe n'iwacu harimo akanya noneho rero nkagira ubwabo bwo kugendera kuri moto kandi urumva icyo gihe ntuzumenye umuntu muzima ntumenye umuntu nyine n'umutekano niyo mpamvu rero nari narabuze ariko n'ukuri narimbakumbuye ariko n'abandi bantu base byagenze gute nanjye ariko bahari abanyandikiye nyine abambaza kandi vuba muraza kumbona rero nagarutse kandi Imana dufashe no muri kira cyumweru bizagende neza iramyigaragambye. Ego nukuri twakira n'abantu bandi baje kuri uyu muryango wacu mugari Imana mwinjiraho umugisha. Ngo disi nabonye waragize abantu beza. Imana mwinjiraho umugisha. Nta muntu mubi tugira tukagira abantu bacu nta mutima mubi mugira umuntu atwereka comment nziza Imana mwinjiraho umugisha. Rero ubwoba bwawe Imana yanjye ariko zikora abandi bazaga. Uziko nyine hari abantu nabonye bahani wanyo. Bari baje ari iwacu none ndabaza nese byageze ati twaje namusangiye sinshobora njya nibuka wa munsi gihu byaratwaje twari tugiye kukugurira ururabyo tugeze mu nzira nandi kumwe n'umuntu nawe ufite ubwoba dukubitana hari nyine mama Rusi utaragira mama Rusi hari habaye imyigaragambyo ngo nimba hari umumotari ngo bari nyine bari bagonze bagenzi babo rero babigagambye wumve ko napandutse kuri moto umumotari yaravuze ati mwege mureke tugende kubera ko n'ubundi indabyo twazirebaga imbere ati mureke tuhagere ndava nti wapi nije muri aho hari habere akavuye hari hafi n'indabo ni hari ako mama Rusi twaturi kumwe na Melody ibaza ko yari yicaye hagati yanjye n'umumotari sinamenye igihe yasimbutse kuri moto none uwo mwasibwaga mugihe muri make duhunga nyine kubera ko bari barimo kwigaragambya nyine bavuza indurungu ibiki umva harimo nyine naramwingiza bamuntu nkamubwira se uba neza arimo gukora muri hano ngasa washaka ukaza niyo wahota ka moto ka ubukaza sinshobora abanzi baranze reka mureke uyu muntu yagira kuba kera nk'abantu
yagiraga ubwo kera noneho ako wasangiza abantu story zawe kera oya ntabwo uziko n'umwana wanjye mukuru n'imfura yanjye uzi ko byamwandukiriye we ndabagira ubwoba akenshi njye mbona ibintu byinshi ari ngewe ku gahuru gusa ngewe mana ntinya ubwoba kandi buri iyo uzi ko kandi ari indi myigagambye kandi yigeze kudusa cyagiye mandamano zikiharajana zigeze kunsanga mu mujyi uwo munsi narwaye uri mu modoka kandi oya twari turi mu muhanda izi mpamvu ntagufosinze njya nibuka kera nyine abantu twasangije story zacu z'ubuzima bwacu nyine tuba mu nzu tukibana Samazi yagiraga ubwoba handi kubera ko twese twari abana ukagira ubwoba ukabura ubwira wenda ngo undi wiki ariko n'uyu nguyu kubera ko ngewe nawe twari bakuru akagira ubwoba noneho akagira ikibazo nanjye nibuka igihe kimwe hari igihe imvura yagwaga niba imvura yaguye oya nizere ko byashize imvura yagwa mwa bantu mwe kwa kundi imvura yayigwa ari nyinshi rekaga yirukanka akirukanka agasohoka akava mu nzu agasohoka mu nzu ngo inzu iragwa hari umunsi umwe mamudogo njyegena rindi kwa mamudogo ansigira abana arafite umwana umuto yari atarageze umwaka undi arafite nk'imyaka 2 man Uganda haba ikintu imvura yaho habwa imvura irimo umuyaga n'urubura umva imvura uwo munsi haraguye ikintu nakoze kubera ko umuriro niba ari cash power yacu yayisigwa kubera umuyaga wari uhari nagufatiye abana nabasohoka muri mvura n'umwana ubatwara hehe tujye guhagarara hanze ku rubaraza oya njya nibuka igihe kimwe hari igiti twagiraga mu rugo iwacu cyari kinini Samazi imvura yapfa kugwa agahita asohoka ngo igiti kiragwa akirukanka umwana imvura ikamunyagirira hanze mu inzira nazo kabaza hanze niho ugiye hari umutekano ako nizere ko ubu ngubu byarangiye ubu ngubu byararangiye ariko hariho nyine ubwoba bumwe ngenda ngira none se Sama ubwo buracabugira n'ubu ngubu hariho bimwe nyine ngira ubwoba ariko nyine ndabugira da cyase nanizi ko ubu umugore ukazajya wiraza mu nzu wenyine mbese nyine ukaba umuyobozi w'abandi mu rugo ako sibye ko bitaramba kuraraho mu nzu nyine ako hari umunsi niba hari habaye sinzi overnight yari yabaye ndarama mu nzu nyine nyine nanjye nasinzire ya masaha bazavuga ngo abajura ko barinjira baje kuryama ngewe nasinzire mu masaha 11 ese ubwo abajura baba barimo kwinjira nicyo gihe nasinziriye Shamana ubwoba bwawe kiragiye bwari buteye ubwoba nagiraga ubwo mana we uziko nkariho nk'abantu nyene igihe abajura bigeze kudutera abantu benshi murabizi ari igihe kimwe mu makaritsiye abajura bagiye batera iyo igihe ijoro gigeze kudutera Yesu wera cyagiye tukibiriye Samazi ari ahamuze neza arabaye nka Trump naranyise izina ari umuzamu ari umuntu wakoraga izamu muri iyo karitsiye y'iwacu bari baranyitira izina ry'uwo akarara yicaye neza bukamukera abajura niba siziri yari satani bari baratwoheje abajura kandi bagiraga amasaha baziraho akazashimana rero nanjye bakaza gutya nkanuye mwana we ariko cyane mwari umeze mute hano cyane ukuri tumeze neza nyine twari tugukumbuye hano urabyumva cyane naje narimba kumbuye n'ukuri yego rero nyuma aho tuvire hano mu kiganiro nura mubyeyi bimeze bite wakire feedback zimeze zite yewe twabonye ko abantu bakurikiranye ikiganiro barakirangiza n'ukuri byari bonyine abantu bagiye nyine banyandikira hari abanyandikiye babashima nyine hariho n'abagiye nk'abagore bari muri rugero bamwe barabanje barambaza ati se ubu mwatinyutse mute kugira ngo mutumize uriya mubyeyi nyine ibintu nyine nk'ibyo bakumva nyine ari ko ari ibintu nyine bidasanzwe nkatwe nyine abantu bazi dutangira kuri no mihanda ariko ni ukuri ni umumama mwiza nyine nta muntu umugana ntawe yaheza nyine ngo areke kugira
kumusanganira. Gusa ngiye hari ikintu canshimishije, hariho umukobwa nikamwita umukobwa ko aracari mutoya, yavuze imyaka, urabona uriya mubyeyi yavuze imyaka bapfakariyeho, n'uwo mukobwa yarambwiye ngo niyo yapfakariyeho, ati nasubiyemo imbaraga, ati numvise nsubiyemo imbaraga, ati kiriya kiganiro canyu cagize umumaro, mw'abantu mwe hari igihe abantu dukeneye twanga dukeneye amavyuzi ngo dukeneye ibiki n'ibiki, ariko rimwe na rimwe no kuruhura abantu no kuruhura abantu kubera ko hariho n'abamwe bavuga ati nanjye ibyo bigeragezo nyine ukuntu nyine pasiteri yavuze ati nawe ibyo bintu nanjye ibyo bihenza cyabindi mbirimo nibwo nkibigeramo. Murumva rero hari n'ukuri hari ukuntu bamwe babazi ko bino bintu bya social media ari content ari ugushaka bazi ko nyine ari ugushaka ubuzima ariko mbese byaje mu buryo bwinshi. Hariho nyine gushaka, hari ababaje nyine baje gukora nk'akazi gushakamo amafaranga, hariho noneho n'abandi baza ibiganiro byabo bikaza bifite umumaro byubaka abantu. Urumva nk'ukuntu urabona nk'ukuntu iwacu muri iki gihe abantu barimo gupfa buri munsi, abapfakazi ndetse n'ahandi hose, usibye kuvuga ngo iwacu gusa, ubu ngubu hari mu kuba impfu zo gukenyuka, ugasanga nyine ubundi mbere twari tuzi ko umuntu nyine abo umupfakazi ari umukecuru, ariko gukiri mu kugira gutyo ukumva umuntu mukirirwa nari muzima, ariko wajya kumva ngo umugore yapfuye ngo cyangwa umugabo yapfuye ngo yari asinziriye ngo cyangwa yaguye mu kazi. Urumva rero ibyo nta bantu rero ntibakumve ko wenda ubupfakazi gusa ari ubw'intuza. Nuko rero hariho nyine abantu benshi bagiye bavuga badushimira, abantu bagenda banyura muri biriya bihe. Pasiteri Evangeliste yavuze, urumva tunabakomeza abantu hose barikirimo kunyura mu ibyo bintu, ariko mana twabonye message zanyu kandi mwaraturebye turabyishimira, turabyishimira. Turabizi ko hariho abantu benshi hari ukuntu bagiye bahinduka mu buzima bwabo kubera twebwe nyine. Hari umumama umwe wambwiye ngo arashima Imana uko twatanze ubuhamya, nawe ngo ahubwo yahise ngo agiye sayimbu ugize umuhamagaro no kusatanga ubuhamya, ibo ngo babayeho mu buzima ngo bukomeye cyane. Aba muri Amerika babaga mu Burundi, noneho ngo baba mu Burundi nyine urumva babaga mu buzima butoroshe, babaga mu nkambi, ari umuntu ufite umuryango munini. Aho ndashima Imana yampinduriye, ndashima Imana yampinduriye amateka, ndashima Imana yankoreye ibintu byose. Ahantu we mbese ibuka cyagenda atanze ubuhamya cyagihe mu biganiro bya mbere mbuga handi umuzungu yakoze uriya mirimo, sharavuga ngo Imana ati Imana iguhe umugisha, ati giye wongere kunyibutsa aho navuye. Uwo muntu inama namugira nawe azafungure nuza aruhuke cyane, aruhuke nyine abiganiriza abantu n'amashimwe nyine agire, azafungure na azakore nyine nko mu buryo twakoresheje nawe azabikora. Yego n'ukuri ko Imana azagira azaruhuke cyane. Ni benshi cyane bagiye baruhuka, bagiye bavuga cyane barahari. Hari igihe rimwe tujya tuvuga ibintu ngo batuhamagaye ngo ibikinga abantu, uzi ko abenshi umuntu ufite icyo kuvuga gifite umumaro, abenshi niba bagiye bicisha kuri muri message ya comment babinyuza ku ruhande. Hari nimero twashizeho iba mu kiganiro, abantu benshi niho bakunda gucisha nk'iyo ashaka kuvuga ikintu wenda nka message ndende ashaka kugira wenda ngo ayisangize abantu. Imana yamwinjiraho umugisha, ibaho umugisha. Muzamwande umuntu wese ushaka kutwandika nyine azakoresha iriya nimero, nk'abantu nyine batarabikora muzamureba neza, muzamukanda hariya nyine kuri ntuza Mama Red TV, wikandeho umanukeho uzajya utubonaho inimero yacu utuganiza. Ariko nukuri turabashimiye rukundo mugenda mutwereka. Noneho imitima iba hari muri commentaire nyinshi cyane, uzamusanga commentaire gusa baye mutuku. Umva turabakunda mwumve ko mana muri abantu bacu bakwirata. Wavuze kare ngo ari ukumbuye ngo kuzana ngo kuri kamera, n'iki kintu umvaga cyane ari ukumbuye ikintu cyane ari nkumbuye. Nari nkumbuye kuganiriza abantu, tukaganira nyine buryo. Rana nk'uyo turimo kuganira gutya n'abantu, harubwo nza nambona nkaho nice, nza nambifata nkaho nicaye imbere y'abantu nyine. Imana humugisha abantu bataheremwe n'agahinda muri kiriya gihe. Imana humugisha ababyeyi bareza abana bari proud yabo uyu munsi wa none. Reka tugikire tuga ku babyeyi b'ubu nyine, ababyeyi bareze barabana
bareze barabana muri biriya bihe byari bigoye. ni ukuri Imana mwinjiriho umugisha abantu bakurikira uriya mubyeyi. Imana ihe umugisha abantu bakomeje gushimira Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, ibyiza biri imbere. bafite amasaziro meza gusa njye nico nabasha kuvuga jo. Ako rebe nk'ukuntu akosha bari abanyabwenge nabo. Urebe nk'ukuntu bagiye bavuga iriya mishinga bagiye bakora, ukuntu babaga mu cyaro kiriya gihe ubwenge bari bafite. Kandi ubu ngubu iriya mishinga bavugaga ubu ngubu basigaye nyine kugira ngo uyikore urabanza ukiga wenda nk'amezi nk'atandatu. Yego. Ikindi tubwira n'abari abana basigaranye bakiri kumwe n'abari ababyeyi. Muza mwumvira ababyeyi banyu kandi mubateteshe dore ko bamaze no gukura benshi. Mubahe makeya menshi, mubateteshe, bishime, mubashimishe. Umva nka kwa kundi iyo umuntu nyine nk'umubyeyi, ababyeyi nyine bikigiye kwa kundi iyo wagiye wire nko mu mujyi ukaba wazanira nk'imineke y'abana, amaswiti, ariko bazazagira ababyeyi babo. Ababyeyi imineke Oya isi vangu nyine n'urugero nari ntanze akaba yamuzanira nyine n'indi mpano nyine ubona ni wabona nk'akantu keza impano kubasazisha neza kubera ko barababyeyi barwanye sha rugamba rutoroshe n'ukuri kw'Imana. Urugamba rwari rukomeye, ibihe banyuzemo byari bigoye. Ubwo rero hano bageze ubu ngubu naho guteteshwa mu biteho muzamureka gushihura. Hariho usaba bariho nk'abana nk'azashibura ababyeyi babo abana gute akumva nyine nyine wenda nyine amubwira nk'ikintu ukabona nyine mbese nyine akamuca nk'amazi akamusuzugura. Barahari wenda nubwo tutaza twizera ko iyo miryango itariho ubu ngubu ntabwo iriho. Ni ukuri ubu ngubu ni ukuri kubera ko burya umuntu azamenya agaciro k'umubyeyi iyo atakimufite nibwo uzumenya agaciro k'umubyeyi. Ariko mwabana mwege mugifite ababyeyi banyu muzi ubuzima mwagiye munyuramo twebwe ubwo tutazi. Umva umubyeyi wawe ugomba kumutetesha. Nimba ubona ikintu ciza nkuko uzawumva wakwigurira urukweto ruhenze, umwenda uhenze ukumva ko waje mu bandi usa neza, n'umubyeyi wawe nuko ugomba. Hari famille imwe sha nigeze kubona abana bamwe baba mu mujyi nukuvuga ngo ababyeyi baba mu cyaro. Iyo bajya bikora igihe kimwe bakagenda bakabatwara rimwe bakabasohokana basohokana ababyeyi bakabatwara nko ku mazi kubera ko ni famille nini. Bakabatwara nko ku mazi bakabatwara hehe ukabona nyine ari ibintu bishimishije. Irindi rimwe bagata biterura bose bakajya mu cyaro bagasanga ababyeyi babateguriye bameze neza. Ari ibintu bishimishije cyane. Ubyo ni ibintu bya mbere mugomba kuba za mvune zose barushye imiruho yose barushye ku bwanyu nange ubu iki nico gihe cyo gukora iki cyo kwitura ababyeyi aba barabigikoze cyane. Dore ko nkuko nakoje mbivuga dore ko bageze mu zabukuru bari mu myaka 50 bamwe abandi bari muri 50 na 60 gutya. Ni ikintu gishimishije cyane. Rero umuntu nyeze muri iyo myaka niba muntu ubukeneye urukundo rw'abana. Erega mwari muzi ko ababyeyi batwereka urukundo tukiri abana, ariko nabo ngo iyo bageze mu gihe cya bukuru nabo bameze nk'abana. Ariko nturabona umukecuru wabaye umwana neza baramusobanurira ikintu neza ukabona bakanivumbura nk'abana. Bakivumbura nibwo nyine uhita utangira ubona ko babaye abana. Hari akantu nabonye ni kuri TikTok nyine hari umuntu nyine flowinga muri Abarabu abantu bagira comedy n'Abarabu. Noneho hari umukecuru nyine disi nabo none ashobora kuba ari nko mu myaka 100. Noneho ikintu niba ari umwuzukuru w'umurera ako umwuzukuru we nawe akagira abana nyine abana ibaze umwana ako kana k'agakobwa kakarwanira na nyirakuru nari nyirakuruza agapopidisi mana we nyine bakarwana nka kwakunda abana bajya bakora iki barwanira igipopi. Noneho nkareba umukecuru rero nibyo nyine nari nkureye ukuntu abantu umukecuru nabaza bivumbura ubwenge bwabo bwarasubiye ubwana. Ngira ngo niyo umuhungu yaza akamuza ati uri mamanjye none yo maza ati ngiye ntago ndabyaraho. Rero muzamuhereza ababyeyi banyu keye ndetse n'abandi baba bagifite
ababyeyi bose umubyeyi waba ugomba kumuhakeya umwiteho mana we yumve ko nyine nawe kubyara ukuntu ari byiza asike utamuhakuza mugani w'abanyakenya hakuzi iyo utashirimo kubona umubyeyi arimo kugira gute buri kiganiro kwigeze gukora turimo kuvuga challenge twagiye duhura nazo nyuma yaho wenda twubakiye zimwe twagendaga tugira wa muntu utarahura nazo zira challenge ni ikintu gikomeye cyane hariyo musaza wanjye uyu munsi hari akantu nabonye nyine n'abantu baza berekana se mbivugera hari ibintu ndakivugaho igice nyine nko uravuze ngo nk'abantu batanyuze muri buriya buzima ntibabwumva hariho nyine Dani ni umusaza wacu mutoya hari ibintu nyine nabonye n'abantu n'ibintu baza barya noneho arangije avuga ngo nyine bihita bimutangaza ndamuganisha ntiwe uri umwana ni cyakubwira amakuru nyine mubwira muri bya bihe zari story twaciyemo akiri umwana we atabizi arangije ahita ambwira ngo somaza ngo ibyo bintu byabaye ryari ndamuganisha ntiwe nta makuru nyine mpita ntangira mubwira nyine mu make ngo ye ngo dore ko story zacu zatangaje abantu benshi cyane nuko buriya nyine byose tutabivuze ntabyo twavuze noneho urumva iwe nk'umwana nyine icyo gihe buriya kubera ko ibo nyine baza batangara kubera ko hariho nka byinshi twagiye nyine tubabwira kiragiye twibana ntibari babizi ntibamenyaga ibipfa n'ibikira urumva rero abonye ibintu biriya bintu natwe uzi ko biriya bintu byigeze kutubaho ngo ye ariko nyine yumva nyine biramutangaje ukuri Imana ishimwe Imana ihindura ibihe Imana ishimwe duhinduriye amateka Imana ishimwe nanjye kuvuga ngo Imana ishimwe utaradukojeje isoni Imana ntabwo igikoze isoni no kuri Satani gikoze isoni ubwo umuntu umwe wigeze kujya gushima mu rusengero kwa ko niba barabatazi gufata speech imbere y'abantu ngo nukuri ngo mumpera Imana umugisha nanjye ngo Imana ishimwe ngo Imana itagiko nukuri Imana ntagikoze isoni Satani ntagikoze isoni ndashima Imana hinduye ibihe none se Imana ntikoze isoni kireka kuba yitwayeho nabi nibwo imukoze isoni ubwo nyine ni ibihano biba biturutse ni ibihano ni hari ukuntu nk'iyo wayitwayeho nabi wenda nyine ubivanga nka kwa kundi ngo gukorera abami babiri Satani Imana ntabwo igikoze isoni Imana iragukeneye niyo uri umunyabyaha iragukeneye kugira ngo uyigarukire ugende uce mu nzira nziza akamugana Imana ntikoze isoni Imana ntigikoze isoni ni ukuri turashima Imana yahinduye ibihe turashima Imana yahinduye amateka turashima Imana yahagararanye natwe tuzahora tuyishima ntabwo ntimuzarambirwe ubuhamya bwacu ikindi dushimira Imana yazanye bino bintu nigo ni ukuri Imana yazanye bino bintu igihabwa mu ngo ibyumba by'abazungu Imana ishimwe yazanye ibyumba yazanye abanyabwenge kugira ngo ifungure hajeho bino bintu iryo yibuka iyo twavuganaga na kaka katuye ngo nimuhamagarira abana banjye yakumva avuganye n'umwana we agatuma ngo yo ngwaruka abazungu ngo ni ibitangaza ariko abazungu uko ndavugana n'umuntu uri muri Kongo kuri telefone muhamagarira umwana wanjye nakaye turashima Imana yatanze ubu bwenge n'ukuri aho umuntu asangiza story z'abantu ukumva bamwe bagakira igakiza abantu urabona nk'umuntu wenda uzi uturebera ari nka hehe akamahindura nyine agahindura mind cyane zigahinduka Imana nuko Imana ishimwe yego nukuri reka dusoreze hano dushimira abantu bakomeje kudukurikira wa muntu udukurikira nukuri utaradukorera sabo ubu ni iki kintu kigoye kwera dukoresha subscribe udusharingira ibiganiro byacu uturebe ubonye ukuntu birabiganira kira kiganiro twarebwe cyane ariko abasabu bakaguma bakagira turashimira no kuruka Imana nabaje ngegorata Imana bahereze umugisha cyangwa wenda disi ashobora kuba yararimo nko coachinga nyine wenda akabatereka mbanze ndebe ikiganiro gishira kibagirwa wenda nko gukora sabu yego ariko no kuri muyikore muduteze imbere dukomeza duhereza karibu n'abantu bifuza ko kuzatugezaho nyine amashimwe kugeza aho abantu amashimwe barahari bazaza cyane hari abantu bagitegereje nyine bakirimo gutubwira ngo reka ngo tuzaza ariko munaje muzagenda mubabona mugende mubohoke mureke kwifunga mugire gute
sawa sawa, murakoze Imana. sawa, mugire ibihe byiza, turabakunda, Imana ikomeze ibarinde, mugire weekend nziza. Weekend twayinjiyemo ubu. Twayinjiye muri weekend. Imana umwijireho umugisha. Ibahereze Ibiganiro umugisha. byacu nakagaruka, murakoze.